turasuhuje igitondo cyiza cy'umugisha, Imana iduhane umugisha hamwe natwe twese. Basuhuza twa Bosco Shima, tugeze ku munsi wacu wa 11 dusoma igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Rick Warren, kigashyirwa mu Kinyarwanda na Pasiteri Antoine Rutayisire. Ku munsi wa 11 hariho insanganyamatsiko ivuga ngo guhinduka inkoramutima y'Imana. Tubanje twisegura kuri bamwe bagiye batwandikira batakunda kubona ikiganiro ku masaha akwiye. Dushyira ikiganiro kuri Kamera Gospel TV Show hagati ya saa 12 na saa 2, akaba igihe bitinze kikageraho saa 3, ariko hari n'igihe kijyaho kuva saa 12 za mu gitondo cyangwa saa 11 za mu gitondo kugera saa 2 za mu gitondo, ntabwo kizakirenza ayo masaha. Turabasaba rero ko ababona notification ko wakora kukazogera kari aho ngaho kuri subscribe, ni ngombwa buze gukurikira ikiganiro. Kandi ikindi turasaba kugira ngo ibafashe mujye mushobora kucyumva ndetse muduhe n'inyunganizi kuho bitagenze neza. Imana waduhana umugisha. Mana rero turagushimye ko dukunda no kurutwitaho, kandi turi abantu bawe, tubantu bukwiye ku inkoramutima zawe. Inkoramutima ziragoye kuzibona, inkoramutima ntabwo byoroshye kubona inkoramutima, ariko Mana turifuza ku inkoramutima zawe. Udushoboze tu inkoramutima za mu bihe nk'ibi bigoye, icyoroshye cyo kutubonekaho n'umurava wawe cyo kutubonekaho, kandi tumye ko abantu bawe ukunda kandi bishima, natwe tugukunde twishimire mu byose mu izina rya Yesu, amen. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo tuzarushaho gukizwa urubanza rw'iteka kubw'ubugingo bwe. Amagambo tubona mu Rwanda Pawulo yandikiye Abaroma 5:10 niho wanditse ayo magambo. Pawulo: Imana ishaka kuba inkoramutima yawe. Imibanire yawe n'Imana igira amasura menshi atandukanye. Imana ni umuremyi wawe, Imana ni umwami wawe, ni shobuja, umucamanza, umucunguzi, data, umukiza n'abandi mazina menshi. Ariko ihame rishobora kugutungura ni ukumva ko Imana ishaka ko kuba inshuti yawe. Muri Edeni tubona imibanire y'Imana n'abantu itarimo amakemwa. Adamu na Eva bagiranaga ubucuti magara n'Imana, nta mihango bagiraga, nta myiteguro cyangwa idini, hariho ubucuti busanzwe hagati y'Imana n'abantu yiremeje. Kubera ko Imana nta bwoba cyangwa umutima ubacira urubanza Adamu na Eva bagiraga, bishimiraga Imana nayo ikabishimira. Ubundi twaremewe kubana n'Imana ubudatandukana, ariko nyuma yo gukora icyaha ubwo busabane bwavuyeho. Hari abantu bake mu isezerano rya kera batubwira ko bahawe umugisha wo kwitwa inshuti z'Imana. Mose na Aburahamu babita inshuti z'Imana. Dawidi bamwita umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Yobu, Enoki, Nowa bari bafitanye ubucuti bwihariye n'Imana. Ariko gutinya Imana usanga ari byo bigaragara cyane mu isezerano rya kera kuruta ubucuti. Aho Yesu aziye guhindura byose, ubwo yarihaga ibyaha byacu ku musaraba, wa mwenda wari mu rusengero washushanya gutandukana n'Imana kwacu watabutsemo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi, byerekana ko byongeye gushoboka kwegera Imana. Aho abatambyi bo mu isezerano rya kera bamaraga amasaha n'amasaha bitegura kwegera Imana, twubu dushobora kuyegera igihe cyose. Bibiliya iravuga ngo ubu dushobora kwishimira ubucuti bushya bw'igitangaza dufitanye n'Imana, byose kubera ibyo umwami wacu Yesu Kristo yadukoreye atugira inshuti z'Imana. Ubucuti n'Imana bushobora kubera umuntu ubuntu bw'Imana n'igitambo cya Yesu yadutangiye. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Hari indirimbo ya kera ivuga ngo Yesu niwe nshuti yacu, ariko mu by'ukuri Imana iduhamagarira kugira ubucuti n'ubusabane n'abagize ubutatu, Imana Data, Imana n'Umwuka Wera. Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose bibamenyesheje. Ijambo inshuti ryakoreshejwe muri iyi nteruro ntabwo rivuga umuntu usanzwe muziranye gusa, ahubwo barikoresha iyo bavuga umuntu w'inkoramutima wizerwa. Niryo jambo bakoresha bavuga umusore uherekeza umukwe, cyangwa se abantu bibyegera umwami yegerezaga akabizera nk'inshuti.
Mu ngoro z'abami abagaragu bagombaga kwitarura kure y'umwami, ariko inshuti ze zibyegera zigiraga hafi zikavugana nawe, zikamugeraho ndetse bagasangira amabanga. Kumva ko Imana ishaka kungira inshuti magara birangora kubyumva, ariko Bibiliya ivuga ngo Uwiteka ni Imana ifuhira ubucuti bwayo nayo. Imana yifuza cyane ko tuyimenya bya hafi. Mu by'ukuri yaremye isi ndetse ikurikiranya amateka, harimo na buri kintu cy'ubuzima bwacu. Ari uburyo bwo kugira ngo dushobore kuba inshuti zayo. Bibiliya ivuga ngo yaremye amahanga yose y'abantu kandi irema isi uburyo ishobora guturwaho, ishyiraho ibihe iha n'abantu aho kuba kugira ngo bashake Imana, atari ugukabakaba mu mwijima gusa, ahubwo ngo bashobore kuyibona. Kera Imana no kuyikunda niyo mahirwe akomeye twahawe. Kumenya Imana no kuyikunda niyo mahirwe akomeye twahawe, kandi kumenya no gukundwa ni wo munezero uhebuje w'Imana. Imana iravuga ngo uwirata yirate ko yamenye akansobanukirwa, kuko ibyo ari byo nishimira. Biragoye kumva ukuntu ushobora kubaho ubucuti bw'Imana hagati yacu nayo ishobora byose, itaboneka kandi itunganye muri byose, n'umuntu ufite byinshi adashyitsa kandi akaba umunyabyaha. Biroroshye kumva imibanire hagati y'umutware n'umugaragu, cyangwa se hagati y'umuremyi n'ikiremwa, ndetse wenda hagati y'umubyeyi n'umwana. Ariko nasobanura nte ko Imana ishaka kuba inshuti yanjye? Iyo witegereje ubuzima bw'ababaye inshuti z'Imana muri Bibiliya, kwiga amabanga 6 yo kugirana ubucuti n'Imana, turareba amabanga 2 muri iki gice, andi tuzasesengura mu gice kizakurikira. Uburyo bwo guhinduka inkoramutima n'Imana. Guhora uganira nayo. Ntuzigera ugirana ubucuti bukomeye n'Imana kubwo kujya mu rusengero rimwe mu cyumweru, cyangwa kubwo kugira igihe cyo kwihererana nayo rimwe ku munsi. Ubucuti n'Imana bukura uko ugenda uvugana nayo ibyo uhura nabyo byose mu buzima. Birumvikana ko ugomba kugira akamenyero ko guhura n'Imana buri munsi, buri buryo bwo gusenga no gusoma ijambo ryayo. Ariko Imana yo yifuza ibirenze umubonano umwe muri gahunda zawe za buri munsi. Ishaka ko uyiha umwanya buri munsi, ikintu ukora, muri buri kiganiro, muri buri kibazo, ndetse no muri buri gitekerezo. Ushobora kuganira nayo umunsi wose udatuza, ukayibwira buri kintu urimo gukora cyangwa icyo urimo gutekereza buri kanya. Gusenga udatuza bivuga kuvugana n'Imana iyo urimo kugura ibintu, cyangwa utwaye imodoka, ukora akazi kawe, cyangwa se ikindi cyose waba uhugiyemo. Benshi bibeshya ko kugirana igihe n'Imana ari ukujya ahantu uri wenyine nayo gusa. Birumvikana na Yesu yabitanzemo urugero. Uzajya ukenera igihe cyo kuba wenyine n'Imana, ariko kizaba ari agace gato cyane ku munsi wawe. Buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igihe uzamarana n'Imana uramutse uyisabye kukibanamo nawe, kandi nawe ugakomeza kumva ko iri kumwe nawe. Igitabo cyiza cyanditswe mu buryo bwo kwimenyereza kuvugana n'Imana buri gihe cyitwa The Practice of Presence of God, kwimenyereza kubana n'Imana, cyanditswe mu kinyejana cya 17 n'umufrere w'umufaransa witwaga Lawrence. Yari umuboyi mu gikoni cy'ikigo cy'abafrere. Frere Lawrence yivugira ko yari yarize guhindura muri buri karimo gasanzwe aho kaba ari gato, akagahinduramo uburyo bwo kuvugana n'Imana, nko guteka no koza amasahani, kahinduka igikorwa cyo kuramya Imana no kugirana ubusabane nayo. Muri icyo gitabo avuga ko ibanga ry'ubucuti n'Imana atari uguhindura ibyo ukora, ahubwo ari uburyo bwo guhindura uburyo bw'ubibonamo, ugatangira gukora ibyo wajyaga wumva wikorera, ugatangira kubikora nk'ukorera Imana. Waba urya, waba wiyuhagira, ukora, uruhuka, cyangwa se aho ukora isuku. Muri iki gihe twumva ko tugomba kuba mu byo dusanzwemo kugira ngo dushobore kugira igihe cyo kuramya Imana, ariko ibyo ni uko tutigeze kwimenyereza kubana nayo igihe cyose. Frere Lawrence yarageze aho bimworohera kuramya Imana, akora imirimo isanzwe.
ntabwo yari akeneye kujya mu myiherero idasanzwe ya kure y'abantu. Icyo ni Imana ishima. Muri Edeni kuramya ntabwo byari iteraniro abantu bajyamo, yari imyitwarire ya buri gihe. Adamu na Eva bahoraga mu busabane n'Imana. Kubera ko Imana iba iri kumwe nawe muri buri gihe, nta hantu ushobora kuba hafi y'Imana kuruta aho uri ubu. Bibiliya iravuga ngo isumba byose kandi iri hose kandi muri byose. Imana isumba byose kandi iri hose kandi iba muri byose. Ikindi gitekerezo cyiza Frere Lawrence atwungura ni ukwimenyereza gukora amasengesho magufi ameze nk'ikiganiro uko umunsi ugenda, kuruta kugerageza gufata ibihe birebire by'amasengesho maremare. Kugira ngo ushobore gukomeza gutumbira Imana kandi urinde ibitekerezo byawe kujagarara, no kugira inama yo kudakoresha amagambo menshi usenga, kuko amagambo menshi atuma umutima ukubita hirya no hino. Muri iki kinyejana cyacu, aho kujarajara ari cyo kiranga benshi, iyi nama imaze imyaka 150 yo gusenga mu magambo yoroheje yagirira benshi umumaro. Bibiliya itubwira ko tugomba gusenga ubudatuza. Ibyo byashoboka bite? Bumwe mu buryo bwiza ni uguhwihwisa amasengesho yawe umunsi wose, nk'uko abakristo benshi bagiye babikora mu bihe byose. Ugahitamo interuro yoroshye ushobora kubwira Yesu, utagombye kuvuga menshi, nko kuvuga ngo uri kumwe nanjye, cyangwa nakiriye ubuntu bwawe, cyangwa se ni wowe nishingikirijeho. Ndashaka kurushaho kukumenya, ndi uwawe, mfashe ngo nkwizere. Ushobora no gukoresha interuro ngufi ukuye mu ijambo ry'Imana. Ku bwanjye kubaho ni Kristo, ntuzansiga njyenyine, uri Imana yanjye. Ugasubiramo iryo sengesho kugeza igihe ihame ryaryo ryinjira mu mutima wawe. Gusa ubanze ugenzure ko intego yawe ari ukubahisha Imana, aho kugerageza kuyikoresha ibyo wowe ushaka. Kugendana n'Imana n'ubugenge ni umuco ushobora kwimenyereza, nk'uko abacuranzi bakora imyitozo y'amanota ya muzika buri munsi kugira ngo bashobore gucuranga neza. Ugomba kwimenyereza gutekereza Imana ibihe bitandukanye by'umunsi. Ugomba gutoza ubwenge bwawe kwibuka Imana kenshi. Mu gutangira, ushobora gukenera gushyira ibizajya bikwibutsa kenshi ko Imana iri kumwe nawe buri munsi. Ushobora gutangira gushyiraho udupapuro umanikaho ubona. Ushobora nko kwandika udupapuro tuvuga ngo Imana iri kumwe nanjye kandi mu ruhande rwanjye ubu ngubu. Abihaye Imana baba Benediktine bakoresha inzogera bavuga buri munsi, buri saha, ibibutsa gutuza no kuvuga isengesho rya buri saha. Niba ufite isaha cyangwa mobile ifite inzogera alarme, nawe ushobora gukora nkabo. Rimwe na rimwe uzajya wumva ko Imana iri kumwe nawe, ubundi ntacyo uzajya wumva. Nukora ibyo byose ari ukwishakira ibidasanzwe, kuko uri kumwe n'Imana waba ntacyo wumvise na busa. Ntabwo duhimbaza Imana ngo twumve tumeze neza, ahubwo tubikora kuko ari byiza. Intego yawe ntabwo ari ukumva hari uko umerewe neza, ahubwo ni ukwimenyereza guhora wibuka ukuri, kuko Imana ikwimenyereza kuko Imana ihora iruhande rwawe. Ubwo nibwo buzima bwo kuramya, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Ubundi buryo bwo kuba ku bucuti n'Imana ni ugutekereza ijambo ryayo kenshi ku munsi. Ibyo ni byo bita kuza ijambo ry'Imana, kandi kenshi Bibiliya idutera umwete wo guhora tugeza ku Mana, twibuka uko iteye, ibyo yakoze n'ibyo yavuze. Ntushobora kuba inshuti y'Imana utitoje kumenya ibyo ivuga. Ntushobora gukundana n'Imana keretse uyizi neza, kandi ntushobora kuyimenya utazi ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo Imana yajyaga yiyereka Samweli mu ijambo ryayo. N'uno munsi Imana iracyakoresha uburyo bwayo. Nubwo udashobora kumara umunsi wose usoma Bibiliya, ushobora kuyitekereza kenshi mu munsi, wiyibutsa imirongo wasomye cyangwa se iyo wafashe mu mutwe, kandi ugakomeza ukayuza mu bitekerezo byawe, aribyo bita kwiyumvira cyangwa meditation. Abantu benshi bakunze kubifata nk'ibintu bikomeye, nk'ibintu by'ubwiru byagenewe abantu bihaye Imana, bakajya kuba mu bigo byabo n'abandi nk'abo. Ariko ubundi kwiyumvira no gushyira ibitekerezo byawe hamwe ni ubuhanga umuntu wese ashobora kwiga kandi akabukoresha ahantu hose. Iyo ukomeza gutekereza ku bibazo ntukivanaho umutima,
babyita guhangayika. Iyo ukomeje gutekereza ku ijambo ry'Imana ntubikureho umutima, uba urimo kuryiyumvira. Niba ushobora guhangayika, ubwo ushobora no gutekereza mu ijambo ry'Imana. Ibyo ukeneye ni uguhindura ibitekerezo byawe, ukabikura ku bibazo byawe ukabyerekeza ku murongo wa Bibiliya. Uko urushaho gutekereza mu ijambo ry'Imana niko ibyo uhangayikira bizagabanuka. Igituma Imana yafata Yobu na Dawidi nk'inshuti magara ni uko bakundaga ijambo ryayo kuruta ibindi byose, kandi bakaritekerezaho kenshi mu munsi. Yobu yarivugiye ati, amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Dawidi yaravuze ngo, amategeko yawe nyakunda ubugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ahandi yandika ngo, nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Inshuti zisangira amabanga n'Imana izakumenera. Inshuti nziza zisangira amabanga n'Imana rero izajya ikumenera amabanga yayo, nufata akamenyero ko kugereka ku ijambo ryayo umunsi wose. Imana yahishuriye Aburahamu amabanga yayo, yabikoreye Daniyeli, Pawulo n'abandi bigishwa n'izindi nshuti zayo. Nusoma Bibiliya cyangwa ukumva inyigisho cyangwa ukumva kasete, ntugahite ubyibagirwa ngo wigendere. Ufate akamenyero ko gukomeza gutekereza ku byo wumvise, ukomeze ubigarukeho kenshi. Uko umara igihe utekereza ku by'Imana yavuze, niko uzarushaho gusobanukirwa amabanga y'uburyo ubuzima bw'abantu benshi batajya bamenya. Bibiliya iravuga ngo, ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha, abo bonyine nibo ibwira amabanga yayo. Mu gice gikurikira tuzarebera hamwe andi mabanga ane yo kubagara ubucuti n'Imana. Ariko ntutegereze ejo, utangire uyu munsi kwimenyereza kuganira n'Imana udatuza no gukomeza gutekereza ku ijambo ryayo. Ibyo usenga bigufasha kubwira Imana, ibyo utekereza nabyo ku ijambo ryayo bikagufasha kukubwira. Byombi birakenewe niba ushaka kuba inshuti y'Imana. Uyu munsi turibaza ngo, Imana irashaka kuba inkoramutima yawe. Ese nawe niko ubyifuza? Ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha. Iyi ni Zaburi ya 25:14. Ese ni iki nakora kugira ngo cyangwa se kugira ngo niyibutse gutekereza Imana no kugira ngo mvugane nayo kenshi buri munsi? Nshuti bavandimwe, uyu munsi wa none urashishikarizwa kugirana ubucuti n'Imana, kuko niho honyine hasigaye ubucuti. Mu isi uyu munsi umuntu ntavuga ngo nta bucuti, kwizera umwana w'umuntu n'ibindi bitandukanye, ariko Yesu Kristo ntabwo azagira na rimwe agutenguha. Niwe nshuti nziza yo kwizera. Dusenga n'Imana. Mana, turagushimye kubw'uyu mwanya waduhaye. Ni umwanya mwiza wo gutekereza ku bucuti bwacu nawe. Hari byinshi byagiye dutandukanye, bitubabarire Mana, ubidukuremo kandi uduhe imbaraga zo kubireka. Udugumishe mu mwanya wawe wo gutekereza no kwizera, kandi umugisha imirimo y'amaboko yacu ya buri munsi. Uduhe umugisha mu byo dutekereza waduhaye gukora. Umugisha wawe umwe kwa kuri twe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.